isi iri kuducira amarenga, iri kudandabirana ariko twebwe ntabyo tuzi. Uyu mugore akaba agizwe n'ibintu bigeze kuri 4. Icya mbere ngo yari yambaye izuba, icya kabiri kwezi kuri munsi y'ibirenge bye, icya gatatu ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, icya kane ngo kandi yari atwite nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibisi. Uyu mugore ntabwo ari umugore nyamugore, ahubwo ni ikimenyetso. Ni mpamvu yatangiye avuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Icyo kimenyetso yahise avuga ngo mbona umugore wambaye izuba, si umugore nyamugore. Haza umwe wo muri baba marayika 7 bari bafite za nzabyandwi zuzi ibyago 7 by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwere ku mugeni, umugore w'umwana w'intama. Noneho Yohana rero yagiye kureba uwo mugeni, agiye kureba uwo mugore. Urumva we agiye kwereka umugore, ageze ku musozi munini muremure ari mu mwuka, abona ururembo rwera Yerusalemu. Bivuga ngo umugore rero ni Yerusalemu. Uyu muteguro w'Imana ari we mugore ni Yerusalemu yo mu ijuru. Ikabiri guperezantwa na Isiraheli, ikongera perezantwa n'itoro rya Kristo. Uko niko kwasama ku isi. Turashimira Yesu ko nubisira cyasana, ariko none icyitonderwa muraje murebe igiye kuba hariya. Nitutambara imbaraga karaje kagaruke, kuko itoro rya Yesu rigiye kugenda kandi rigomba kubanza guca mu muriro nanone, kandi abantu beza batunganywe. Niko Daniel yahanuye. Gomeri yagiranyaga Isiraheli, Hoseya akagereranya Imana. Kuriya gucyura maraya, Imana ashaka kugaragaza ko nubwo Isiraheli yayinaniye ikajya gusambana, kubw'urukundo rwishi yikunda, izongera ikayikwa ikayigarura. Yesu yaraje yatubera umugabo aradukoye amaraso y'igiciro cyinshi kandi abisiraheli barimo. Iteka ryose iyo Isiraheli yivangaga n'andi mahanga yo mu isi, ikifatanya na politike y'andi mahanga, ikayoborwa na politike y'andi mahanga, kandi bo bayoborwaga n'icyo bita teokarasi, ubutegetsi bw'Imana. Iyo rero bajyaga kuyoboka demokarasi aribwo butegetsi bw'abantu, icya kabiri bagashakana n'ayo mahanga, icya gatatu bagasenga ibigirwamana by'ayo mahanga, Imana yabitaga maraya. Yerusalemu yo mu ijuru ni umuteguro Imana yateguriye ikiremwa muntu. Mu muteguro wayo yateguriye umurwa mwiza umuntu yaremye ngazawubemo. Niyo mpamvu Yohana ajya kwereka uyu mugore yiboneye umurwa Yerusalemu Imana kuva mu ijuru. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana ku ntebe yayo. Cyakiyoka ari cyonzo ka kera yahise akurikirana uyu mugore ari we mugeni wa Kristo, ari we torero, ngo atangira muhige arebe ko yamwica ubutumwa buhagarika. Abandi baraga bacaniye umujyi wa Roma, babambye ku misaraba bari bukwaka, aribo muri cyo umujyi wa Roma. Abandi baciwe ibihanga, abandi bafatwa ku ngufu, abana bakicwa urupfu n'agashinyaguro. Icyo ni cyakiyoka kiri kurwanya, cyakomeje gukurikirana wa mugore. Umwana yasawe yagiye, none gisigaranye umujinya wo gukurikirana umugore. Uwo mugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari nicyo kiyo. Igihe ni umwaka, ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe ni igice cy'umwaka. Uyu mugore aya mababa 2 y'ikizu kinini yahawe ashatse kuvuga iki? Ko twabonye ko uyu mugore ni itorero Yesu yarasize mu isi. Itorero batangiye gutotezwa n'abami n'abayobozi b'amadini n'abayahudi. Ubwo nibwo butayu. Ariko nubwo batotezwaga ngo bari bahawe amababa 2 y'ikizu kinini, baragurukaga bagendaga hejuru y'ibitotezo byose babatotezaga. Niyo mpamvu bemeye gutwikwa, niyo mpamvu bemeye kubambwa, kuko bari bahawe amababa 2 y'ikizu kinini. Akaba ariyo mpamvu navuga ngo Imana nyir'ijuru n'isi yadutabara muri ibi bihe, ikongera natwe ikaduha aya mababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo dutambuke mu butayu buri imbere yacu. Bari bafite guhamya Yesu imbere y'abantu, imbere y'ibikomangoma, imbere y'abize n'abatarize, imbere y'abakomeye. Rya Kristo Bibiliya avuga ngo ni umugore w'Imana mu buryo riganduka, rigandukira Imana, rikongera gahinduka umugeni wa Kristo, kuko Kristo yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi kandi azagaruka kuritwara. Yesu amaze imyaka 1988 ari gutegura Yerusalemu, wa muteguro mwiza, Yerusalemu mu ijuru, kugira ngo azacyuremo umugeni we. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane na buri wese. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya. Amazina yanjye kubatanzi wenda wo muri cyerbo bwa mbere nitwa Jaric ikingeneye. Tukaba tugira ibiganiro 4, ari mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye, kikaba gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu. Inyigisho zirebana n'igitabo cy'ibyahishuwe, kugaruka kwa Yesu ndetse n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Hakaza ikiganiro cyitwa dusengane, kugira ngo mujya mubona amasengesho atambuka, tuba turi gusenga tuniga ku nyisho zo gusenga n'uburyo bwinshi bwo gusenga. Hakaza ikiganiro cyitwa menya nibi. Menya nibi rero ni bimwe muri Bibiliya byayobeye abantu basoma niba byumve, cyangwa sanga babigize urwitwazo rwo kutubaha Imana ariko barabyumvishe mu buryo butari bwo.
hanyuma tukabasobanurira ubwo buryo bwa nyabwo. Ubundi tukagenda tureba situation abantu bahagaze mu hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu miryango, mu rubyiruko, mu nzego za politike, bimwe mu bigenda biba mu bantu, tukabihuza n'icyo birivuga kugira ngo turebe ko atari ibyahanuwe birimo birasohora ku bantu kandi bigaragaza kurangira kw'isi no kugaruka kwa Yesu, nyamara abantu benshi akaba batabizi, batanabihaye agaciro cyane. Ibi tukabikangurira abizera kugira ngo barusheho kuba maso. Niba wari warakijwe ugasubira inyuma, wongere ugaruke hanyuma urusheho kwezwa. Ikiganiro cya nyuma cya kane ni ikiganiro kivuga ubusesenguzi kuri Bibiliya. Turashaka kugira ngo twige Bibiliya ku buryo umuntu wese wajya kugira ikibazo cyo kudasobanukirwa igitabo runaka muri Bibiliya azasigara cyumva. Message zivugwamo zose tukazisobanura, n'uriya mwanditsi wacyanditse n'intego yari afite mu kucyandika, byose tuzabyiga. Tuzabigisha isezerano rya kera, tubigisha isezerano rishya. Ibi byose duhora tubibabwira. Rero ubusesenguzi kuri Bibiliya tubifurije kuzakurikirana izi nyigisho. Tuziga isezerano rishya, tujye mu butumwa bwiza, tujye mu nzandiko za Pawulo, Abaroma, Abakorino, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abatesalonike, rwa kabiri, rwa mbere yandikiye Timoteyo, rwa kabiri Tito, Filimoni. Twige, tujye mu Baheburayo, tujye mu rwandiko rwa Yakobo, inzandiko za Petero, Yohana na Yuda. Igitabo cy'ibyahishuwe cyo turimo turakiga buri munsi. Ibyo tuzabyiga turebe Bibiliya ikivuga. Tukaba dushishikariza buri wese kubana natwe no gufatanya natwe kwiga Bibiliya kugira ngo haba abakozi b'Imana Imana yahaye inshingano zo kuyobora itorero, yaba abandi bahawe izindi mpano ziri gufasha itorero nk'impano z'ubuhanuzi, uburondozi, yerekwa, ndetse n'impano zo kugenzura indi myuka. Usibye ko iyi mpano yo kugenzura indi myuka imaze gushira mu bantu, isigaye hake cyane, dore ko yari ikenewe cyane, yafashaga itorero. Ibyo byose abo bantu babashe gukura mu ijambo ry'Imana. Murumva rero ko tubafitiye byinshi. Wowe ubanye natwe bwa mbere, kora subscribe kuri iyi channel, hanyuma ukomeze kumva ubutumwa bwiza, udufashe gusharinga ubutumwa kandi ukore ku like, hanyuma dukomeze gufashanya mu ijambo ry'Imana. Muze guki mu rusengero nyine umuntu avuga ngo muvuge ngo amen, mukavuga ngo amen. Natwe tugusaba gukora like kugira ngo tubone ko ibintu byagufashije. Uyu munsi rero tugarutse mu gice cyacu cya 13 cy'ibyahishuwe. Uyu munsi reka mvuge nti tugiye gusa nkaho dukonkiriwa igice cya 12 kugira ngo tubashe kwinjira mu cya 13. Katuvuge gakeya mu buryo buri samari kubyo twize ku gice cya 12. Wowe dukurikira bwo bwa mbere, reka tukubwire ngo niba ushaka kumenyesha zose urebe hejuru aho ngaho kuri channel uri kurebera inyigisho, ureba handitse ijambo ngo playlist, ukoreho urahitugwa mu byigisho, amazina y'ibyigisho twagiye dutambutsa. Ahanditse ngo igihe cyanjye ukoremo, urasanga inyigisho zose twigishije z'igitabo cy'ibyahishuwe ku murongo n'iki gice cya 12 zagiye zitambuka zirimo aho ngaho. Igice cya 12 twizemo ibintu bikomeye. Icya mbere twabonye ko umurongo wa mbere n'uwa kabiri havugwamo umugore. Uyu mugore akaba agizwe n'ibintu bigeze kuri 4. Icya mbere ngo yari yambaye izuba, icya kabiri ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, icya gatatu ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, icya kane ngo kandi yari atwite nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibisi. Ibi byose twarabyize akantu ku kandi icyo bishatse gusobanura. Izuba twararyize, ukwezi turakwiga, gutwita k'uyu mugore byose twarabisobanuye na zira nyenyeri 12. Hanyuma twasanze Yohana yaravuze ngo uyu mugore ntabwo ari umugore nyamugore, ahubwo ni ikimenyetso. Ni mpamvu yatangiye avuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Icyo kimenyetso yahise avuga ngo mbona umugore wambaye izuba. Urumva ko rero uyu mugore ni ikimenyetso, ahubwo si umugore nyamugore cyangwa se n'ikigereranyo. Twabonye agiranye iki rero? Twabonye ko uyu mugore agereranya umuteguro w'Imana. Nukuvuga ngo Imana yifitiye umuteguro wayo kandi uwo muteguro ufite izina. Noneho tuza kwibaza, none se uyu mugore
hari ahantu Bibiliya bigaragaza uyu muteguro w'Imana izina ryawo ko ari umugore koko? Twabonye ko uyu mugore agereranya Yerusalemu yo mu ijuru. Twabibonye mu gitabo cy'ibyeshuri Yohana igice cya 21 umurongo wa 9 n'uwa 10, amagambo atubwira ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwere ku mugeni, umugore w'umwana w'intama. Noneho Yohana rero yagiye kureba uwo mugeni, agiye kureba uwo mugore. Noneho ahita avuga ku murongo wa 10 ngo anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana, ngo kurabagirana kwarwo kwasaga nk'ukwiba ry'igiciro cyinshi cyane ribonera nk'isarabwayi ryitwa yasipi. Urumva we agiye kwereka umugore, ageze ku musozi munini muremure ari mu mwuka, abona ururembo rwera Yerusalemu. Bivuga ngo umugore rero ni Yerusalemu. Abagalatiya igice cya 4 umurongo 26 Paulo nawe yarabivuze, yaravuze ngo ariko rero Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni kandi niyo mama wa twese. Ubu ni Paulo no wabivuze, Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni kandi niyo mama wa twese. Bivuga ngo uyu mugore tubonye ko ari umuteguro w'Imana. Hanyuma rero tukareba se uyu muteguro w'Imana ari we mugore n'uwo, ni Yerusalemu yo mu ijuru. Ikabiri guperezantwa na Isiraheli, ikongerwa perezantwa n'itoro rya Kristo. Bivuga ngo Isiraheli ya perezanse ryari uyu mugore ari we Yerusalemu yo mu ijuru cyangwa uyu muteguro w'Imana? Ni igihe Isiraheli ariyo Imana yemeraga itaremera abanyamahanga. Niyo mpamvu nitujya kureba Bibiliya tubona ko Imana yafashe Isiraheli iyitirira wa mugore ari we Yerusalemu yo mu ijuru. Isiraheli Imana agiye igaragaza inshuro nyinshi uburyo ari umugore wayo, Imana ikaba umugabo wayo. Urugero, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 3:14 haravuga ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo. Iyo si Imana ibwiye Abisiraheli? Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na 2 mu muryango mbajyana i Siyoni. Aho Imana bwa mbere igaragaza ko ari umugabo wa Isiraheli. Wajya muri Yeremiya 31 kugeza 3:2 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Umurongo nashakaga n'uyu rero, rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye. Iyo ni Imana igihamya ko ari umugabo wa Isiraheli. Bivuga ngo Isiraheli ni umugore wayo. Wajya muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka nyir'ingabo niryo zina rye, uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Aho Imana iri guhamya ko ari umugabo wa Isiraheli. Ariko hano harimo isezerano Imana isigarukaho yerekana ko izageraho ikaba umugabo w'isi yose. Mu gihe icyo gihe yari umugabo w'ishyanga rya Isiraheli gusa. Niyo mpamvu havuze ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka nyir'ingabo niryo zina rye. Aha rero hagiye gutazamo isezerano ku bari mu isi yose n'abanyamahanga barimo. Uwiteka nyir'ingabo niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Aha Isaya hano ko Imana izageraho ikaba umugabo wari mu isi yose, mu gihe mbere yari umugabo wa Isiraheli yonyine. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea igice cya 2 n'icya 3 cyangwa uzari ku gice cya mbere, Imana yigereranije na Hosea, hanyuma Isiraheli yigeranya n'umugore ariko umugore w'umumaraya. Aho yabwiye Hosea ngo genda ujye mu muhanda ujye gucyura umugore witwa Gomeri. Uyu Gomeri yari indaya yicuruza mu muhanda. Imana mo ibwira umuhanuzi Hosea umugaragu wayo ngo genda urebe Gomeri numara kumubona, icya mbere umusabe, icya kabiri umukwe. Ndebera nawe umuhanuzi w'Imana akajya kureba indaya iri mu muhanda, yarangiza akanayisaba akanayikwa. Hosea yarabikoze, aragenda, yabaye ikimenyetso nyine cy'Abisiraheli. Ariko Imana yigeranyije na Hosea, ndaje mbibereka uburyo yigeranyije na Hosea. Hosea yaragiye aramusaba aramukwara muzana, babyana umwana wa mbere, arongera amucika asura mu muhanda. Bajya bavuga akabaye icwende akabaye icwende ni koga. Ariko abana b'Imana bakijejwe neza ntago ibyo bibabaho. Hanyuma Imana yongera amubwira ngo subira kandi ujye gucyura Gomeri umugore wawe.
asubira yarongera aramuzana, babyara undi mwana inshuro kabiri, arongera aramucika, babyaranye abana 3. Ibi twarabyigishe se shaka kubyinjiramo cyane. Noneho Imana ishaka kugaragaza uburyo iyo ari umugabo wa Isiraheli yabinyujije muri Hoseya. Gomeri yageranyaga Isiraheli, Hoseya akagereranya Imana. Kuriya gucyura maraya, Imana ashaka kugaragaza ko nubwo Isiraheli yayinaniye ikajya gusambana, kubw'urukundo rwinshi yikunda, izongera ikayikwa ikayigarura. Yesu yaraje yatubera umugabo yaradukoye amaraso y'igiciro cyinshi kandi abisirayeli barimo. Noneho aho ushobora kwibaza ngo Isiraheli ni gute yabaye maraya imbere y'Imana? Iteka ryose iyo Isiraheli yivangaga n'andi mahanga yo mu isi, ikifatanya na politike y'andi mahanga, ikayoborwa na politike y'andi mahanga, kandi bo bayoborwaga aricyo bita teokarasi, ubutegetsi bw'Imana. Iyo rero bajyaga kuyoboka demokarasi aribwo butegetsi bw'abantu, icya kabiri bagashakana n'ayo mahanga, icya gatatu bagasenga ibigirwamana by'ayo mahanga, Imana yabitaga maraya. Babaga ari abasambanyi bagiye gusambana, babaga baharitse Imana bakajya gushaka izindi mana z'ibigirwamana. Aho rero niho yagaragaje Isiraheli nka maraya, ariko iravuga ngo nubwo mwancitse mukamparika nzongera mbacyuri. Twari turi gusobanura hano aho Imana igaragaza ko ari umugabo wa Isiraheli, Isiraheli ikaba umugore w'Imana. Uriya mugore rero uvuzwa hariya Yohana avuze ngo ni ikimenyetso cyangwa ni ikigereranyo, yageranyaga Isiraheli, ariko umugore wa nyawe akaba ari Yerusalemu yo mu ijuru. Yerusalemu yo mu ijuru akaba ari wo muteguro w'Imana yateguye. Utiyawuteguriye ndi? Yawuteguriye iki? Yerusalemu yo mu ijuru ni umuteguro Imana yateguriye ikiremwa muntu. Mu muteguro wayo yateguriye umurwa mwiza umuntu yaremye ngazawubemo. Niyo mpamvu Yohana ajya kwereka uyu mugore yiboneye umurwa Yerusalemu Imana kuva mu ijuru. Kumbi burani umunsi tuzagira muri igice cya 21 turi kukiga, uriya murwa Yohana yabonye umanuka, yawubonye umanuka itorero riwurimo, kuko uzamara kuva mu ijuru ubwitorero zaba riturutse mu ijuru uje muri iyi si tuje kubaho iteka ryose. Rero mu kwerekwa umugore yiyerekewe Yerusalemu, kandi umugore cyane uvugwa ni itorero rya Kristo, ariko rikaba rifite umuteguro Imana yariteguriye ari wo Yerusalemu yo mu ijuru. Iki twarakize mu buryo bucukumbuye rwose, utabyumvishe neza ujye kubyumva ibyo byigisho byose. Ikindi nuko twabonye ku murongo wa 3 aho batwereka ikindi kimenyetso Yohana yongeye kubona. Icyo kimenyetso cyo yaravuze ngo ni ikiyoka kinini gitukura yabonye, gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Yewe aranavuga ngo nabonye umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Noneho ngo icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Ngira ngo mwamaze kumva ko umugore ari Yerusalemu yo mu ijuru, ariko ikabiperezantwa na Isiraheli mbere yuko Yesu aza mu isi. Isiraheli bivuga ngo niwe mugore wari utwite. Yari atwite ikirero, yari atwite amasezerano Imana yabahaye ibyo izabakorera, ariko muri ayo masezerano harimo isezerano ikomeye ko muri bo ari wazakomoka Mesiya, umukiza uzaza gucungura abari mu isi yose, na Isiraheli irimo. Iyo niyo ndabari batwite. Ndetse uyu mwana uyu mugore yabyaye akaba ari Yesu wabavutsemo. Iki kiyoka twarakirebye. Ese kuki Yohana none abonye ari ikimenyetso? Iki kiyoka kigereranya iki? Umurongo wa 7 w'iki gice cya 12 yarabwiwe ngo icyo kiyoka ni cyanzo ka kera, ari umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. No kuvuga ngo kiriya kiyoka ni Satani. W'ikintu Yohana yitayeho ni ukureba inyenyeri cyahananuye. Zira nyenyeri twabonye ko ari 1/3 cy'abamarayika yamanukanye mu isi, uyu munsi bitwa abadayimoni. Kuriya guhagara imbere y'uriya mugore ngo waramukwaga uri hafi kubyara ari we Isiraheli wari utwite amasezerano hagiye kuvukamo Mesiya, ni uburyo cyakomeje kurwanya Isiraheli gishaka guhanagura Isiraheli ku isi. Kandi Imana yateguye ko muri Isiraheli ariho izakomora umukiza uzaza gucungura abari mu isi, kuko ijya guhamagara Aburahamu amahanga yose yo mu isi namwe wubahaga Imana, itoranya Aburahamu kugira ngo izakomoramo ubwoko buyubaha, ari naho azakomoka umucunguzi uzaza gukiza abari mu isi. Yesu ntabwo yagomba kuzavukira ku banyabyaha, ku bantu batazi Imana. Ni mpamvu yitoranyije Aburahamu ngo imukomoremo ubwoko buyubaha, ari naho azakomoka. Noneho cyahereye kuri Aburahamu kimurwanya,
kigera kuri Yakobo kimurwanya, kigera ku Bisirayeli muri Egiputa, uburyo cyashatse kugira ngo abana b'abahungu bose muri Egiputa bicwe. Ubwo Farawo yategekaga ngo umwana wese w'umuhungu uvuka mu Bisirayeli ajye yicwa. Ubwo se Mesiya ari kuzabona havukira? Ntibyari gushoboka. Uko rero niko cya kiyoka cyakomeje guhagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, wababazwaga n'ibise. Ibise n'iriya mibabaro twabonye ko ibise ari imibabaro bagiye banyuramo myinshi, ariko nubwo bari muri iyo mibabaro bari bafite isezerano rikomeye ko muri bari zakomoka zaza kubakiza igitugu cy'andi mahanga, akabavana mu buretwa bakoreshwa n'andi mahanga ahora bakoroneje abarwanya. Ibyo nibyo bise, kandi uko niko kuramuka bari bariho. Ngira ngo umubyeyi iyo agiye kubyara habanza kuramuka agakurikiraho iki? Ibise. Noneho rero uko niko cyagiye gihagara imbere y'uwo mugore nyine. Noneho umurongo wa 5 batubwira ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma, umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana ku ntebe yayo. Ibi nabyo twarabyize. Twabonye ko uyu mwana wavutse ni Yesu wavutse ku ishyanga rya Isiraheli. Hanyuma gusahurwa ni Yesu yari amaze gupfa azutse akajya hehe? Mu ijuru. Ngo umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ni Yesu yarasubiye mu ijuru. Kuko nk'isomye mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Mariko 16 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, haratubwira ngo bwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: icya mbere, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye; icya kabiri, bazavuga indimi nshya; icya gatatu, ngo bazafata inzoka; icya kane, niba nywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara; icya gatanu aravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. None umurongo wa 19 aravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Urumva uyu murongo ujyanye na hariya mu Byahishuwe ngo umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa yicara iburyo bw'Imana. Ngabo barasohoka bigisha bose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha. Ngo kandi Imana ikomeresha ijambo ryayo ibimenyetso byagendanaga naryo. Bavuga ubutumwa igahita ikora ibakoresha n'ibimenyetso n'ibitangaza. Imana idufashe natwe muri iyi minsi iherekeze ijambo ryayo turavuga. Wowe niba udukurikira umukozi w'Imana, Imana igufashe ubutumwa uvuga, Imana iwerekesha imbaraga zayo. Muri iyi minsi Satani arimo kurwanya abakozi b'Imana, bigatuma n'ubutumwa tuvuga batabuha agaciro, kandi Imana yaduhamagaye ibyo tuvuga ari ukuri. Ubu muri iyi minsi ndi gusaba ngo Imana itangire iherekeze ijambo ryayo, iriherekeresha ibimenyetso. Abantu bamenye ko twahamagawe, abantu bamenye ko twatoranijwe, abantu bamenye ko turi guhamya Imana, kandi Imana iraza kubikora. Iraza kubikora. Twihuse rero uyu mwana ngira ngo muramwumvishe ku bantu bashyashya. Ikindi twagarutseho, twabonye ko uyu mwana amaze gusahurwa akajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo, ngo ikiyoka cyakomeje guhiga umugore. Aho rero ugahita wibaza, ese nyuma y'uko umwana asubiye mu ijuru ari we Yesu asahuwe akajyanwa mu ijuru, umugore wari ukivugwa noneho ni Isiraheli yose? Ntabwo ari Isiraheli yose, kuko bitubwira ko Abisiraheli bamaze kwibambira Yesu bakamwica, Imana yabakuyeho amaboko kugeza ubwo yateguye kuzahorera umwana wayo. Kubera iki? Ni nabo babyisabiye imbere ya Pontiyo Pilato, baravuze ngo mubambi, hanyuma amaraso ye azatubarweho n'abana bacu bose. Niyo mpamvu usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 21 umurongo wa 20 kugeza 25, hatubwira ko umujinya ngo wagomba kuzaba kuri ubu bwoko bwa Isiraheli. Umugore wa nyawe wasigaye w'agatsiko kari ukwako, mvuga ngo ni akandi gatsiko Imana asigaye yemera, n'abizera bemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo b'Abisiraheli. Uwo noneho niwe wari uhindukiye izina ry'Abisiraheli ry'umugore baryambuwe rihabwa noneho Abisiraheli bizeye Yesu umwami n'umukiza wabo.
Satani rero ariwe cya kiyoka ari cyo nzoka kera yahise akurikirana uyu mugore ari we mugeni wa Kristo, ari we torero, ngo atangira muhige arebe ko yamwica ubutumwa buhagarikwe. Ni ukuvuga ngo aha ndasubiramo, ikiyoka ngo cyabonye Yesu amaze kujya mu ijuru gikurikirana umugore. Uyu mugore uvugwa aha rero none ntago ari Isiraheli yose, ahubwo ni umugore uko uvugwa aha ngaha ni rya torero Yesu yari amaze gusiga ry'Abisiraheli bamaze kumwizera, babandi bamaze guhabwa umwuka wera, harimo intumwa n'abandi bagiye bizera ku butumwa bwiza intumwa zavuze. Aho rero umugore, izina umugore ryari rivuye ku Bisiraheli bose noho rigiye ku mugeni, ku itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo Bibiliya ivuga ngo ni umugore w'Imana mu buryo riganduka, rigandukira Imana, rikongera gahinduka umugeni wa Kristo, kuko Kristo yari koye amaraso y'igiciro cyinshi kandi azagaruka kuritwara. Paulo ni kwandikiye Abefeso igice cya 5:21-23, aho yavuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Niba rero hajemo ijambo kuganduka, bivuye ngo itorero ryahindutse umugore w'Imana, kandi kuko umugore niwe uwerekezwaho n'iryo jambo ryitwa kuganduka. Noneho rikongeye kitwa umugeni wa Kristo, kuko Yesu yari koye amaraso akajya gutegura n'urugo azaricyuramo. Yesu amaze imyaka 1988 ari gutegura Yerusalemu, wa muteguro mwiza, Yerusalemu mu ijuru, kugira ngo azacyuremo umugeni we. Aha rero Satani yakomeje gukurikirana uyu mugore ari we torero rya Kristo, noneho ryari rikomotse mu Bisiraheli, abandi banze ubutumwa bwiza, akomeza kurikurikirana. Byagenze gute? Tubona ko intumwa zimaze guhabwa umwuka wera, Satani yifashishije babayobozi b'amadini ba gifarisayo, batangira kurwanya intumwa, batangira kuzitoteza, batangira kuzibuza kuvuga izina ryitwa Yesu, kugeza ubwo kuwitwa Stefano bamuteye amabuye aricwa. Intumwa zitatanira ku isi, abantu batangira kuvuga ubutumwa ku isi yose. Tukongera tukabibona none aho cya kiyoka cyakomeje kurwanya uyu mugore, cyifashisha abami b'Abaroma muri 70 na General Titus wayoboraga ingabo z'Abaroma. Amateka tubwira ko bagiye Yerusalemu bakagota umurwa w'i Yerusalemu, ariko ni wa mujinya w'Imana yari isutse ku Bisiraheli. Ariko Yesu yaratanze imiburo muri Matayo 24:16 kugeza 19, yarabwiye Abisiraheli bamwumva, bumvaga ubutumwa avuga ko ari umuhanuzi. Yari yarababwiye ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze hera, ngo ubisoma byitondere. Aravuga ngo iki gihe bazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamuka ngatware ku bintu byo mu nzu ye, ngo n'abazaba bari mu murima ntibazasubira imuhira kubika isuka. Aravuga ngo abagore batwite na bose muri minsi bazabona ishyano, kugeza ubwo bababwiye ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazababaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, ngo kuko muri iyo minsi hazabamo umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukanyuza icyo gihe. None iyi miburo Yesu yatanze, abamwizeye bo barayizirikanye baza guhunga. Ariko General Titus w'Abaroma nibo basenye Yerusalemu, bisha Abisiraheli benshi basuzuguye ubuhanuzi Yesu yaratanze. Ariko Nero ahita ahindukirira ubukristo. Amateka tubwira ko Nero yagiye mu mujyi wa Roma akitwikira ijoro n'abasirikare b'ingabo ze zose, bagakwira ku mazu y'abantu, bakamenaho za lisansi, bagatwika abantu mu mazu. Arangije abwira ingabo ze zose nabo babibona ngo muvuge ko ari b'abakirisitu, ndetse na Pawulo wabo, kuko icyo gihe Pawulo yari i Roma maze igihe avuga ubutumwa bwiza, ngo niba bakoze ibyo bintu. Icyo ni cya kiyoka, ari cyo yanzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, kigiye gukorana n'uyu mwami Nero kugira ngo kirwanye uyu mugore, uyu mugeni wa Kristo. Icyo gihe hatangiye itotezwa rikomeye, abantu batangira guhigwa nk'inkware. N'ubu abantu baracyajya kwibuka abakristo bapfuye bicirwa muri stade ya Colosseum y'i Roma. Bamwe bagaburiwe intare,
abandi baraga bacaniye umujyi wa Roma bababambye ku misaraba bari bukwaka ari bamurikiye umujyi wa Roma. Abandi baciwe ibihanga, abandi bafatwa ku ngufu, abana bakicwa urupfu n'agashinyaguro. Icyo ni cya kiyoka kiri kurwanya cyakomeje gukurikirana wa mugore. Umwana yasawe yagiye, none gisigaranye umujinya wo gukurikirana umugore. Muri icyo gihe amateka tubwira ko ari nabwo Pawulo yishwe aciwe igihanga, ari nabwo yandikaga urwandiko yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Hari amagambo nkunda Pawulo yandikiye Timoteyo kuri urwo rwandiko rwa kabiri cya 4 umurongo wa 2, arimo aramusezera ariko amusigira inshingano ko Pawulo yamaze kumenya ko agiye gupfa birangiye isa yivuyemo. Yaramwandikiye kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, aramubwira ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Aramubwira ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya ngo yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Aramubwira ariko wehoho wirinde muri byose, ugira umwete ukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Umurongo wa 6 wese amubwira ko ibyo birangiye, amubwira ngo kuko jeweho Pawulo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanjye, narinze ibyo kwizera. Aravanga ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azaba kurya munsi. Aravanga ariko sijye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Iyi baruwa Pawulo yandikiye Timoteyo ubwo yaramaze kumenya ko Nero cya kiyoka kigiye kumukoresha agacibwa igihanga, kandi Imana yari yabimubwiye. Imana yamaze kumubwira ko agiye gutaha, igiye kumucyura. Ni mpamvu yavuze ngo jeweho umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Aravuga ati jewe narabirangije, narwanye intambara nziza. Reka nifuriza abakozi b'Imana mudukurikiye mwebwe n'abakristo, mureke tugire ikirenge mu cy'abasogokuruza, mu cy'aba Pawulo. Narwanye intambara nziza. Urwego uriho urumva iryo jambo warivuga, ubu ushobora kuvuga ngo narwanye intambara nziza, ushobora kuvuga ngo narangije urugendo rwanjye. Ntabwo ugifite ubwoba ko ahubwo ubona ugeze igihe cyo kuba ahubwo warutangira. Pawulo yamenye ko ibintu byose yabishyize ku murongo ko Imana bimusabye. Aravuga ati jewe byose cy'Imana yasabaga cyose naragikoze ndakirangiza, igisigaye rero ni ikamba. Igisigaye ni ikamba ry'ubugingo. Otakovede si ereshawizbo. Imana ishaka ko tugera kuri urwego, kugera ku rwego uvuga uti jewe narabikoze byose, mbikiwe ikamba. Muri iki gihe abakozi b'Imana, umukozi w'Imana ushobora gutinyuka kuvuga ijambo n'umwe kwijana. Ushobora gutiga vuga ati jewe narabirangije byose, usigaje ikamba ry'ubugingo buhoraho. Kandi biravuga ngo tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije. Icyo rero ni cya kiyoka, ari cyo nzoka kera, ari umwanzi na Satani, cyakomeje guhiga umugore, itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo. Gica muri Nero, yisha abakristo batagira ingano, abandi bagwa mu buvumo bw'Abaroma, bw'Iroma, mu buvumo bakagenda bakicirwamo n'inzara. Ibyo rero bikaba byuzuzwa n'aya magambo. Umurongo wa 6 w'ikice cya 12 ibiwuvugwamo birasa n'umurongo wa 14. Umurongo wa 6 waravuga ngo uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 260. Iminsi 260 ihwanye n'imyaka 3 n'igice. Hanyuma wamanuka ku murongo wa 14, ari nawo twifashishije dusobanura neza uwo murongo wa 6, haratubwira ngo uwo mugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari nicyo kiyo. Igihe ni umwaka, ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe ni igice cy'umwaka. Wabiteranya n'ubundi bigahwana na myaka 3 n'igice, ariyo minsi 260. Ibi rero duherutse kubasobanura, twarababwiye ngo ese uyu mugore aya mababa 2 y'ikizu kinini yahawe ashatse kuvuga iki? Ko twabonye ko uyu mugore ni itorero Yesu yarasize mu isi.
kandi itorero icyo gihe ryari kiri mu Bisirayeli, ubutumwa bwari butarambuka ngo bukwire mu banyamahanga bose. None se aya mababa yashushanyaga iki? Twabonye ko aya mababa yashushanyaga umwuka wera Imana basutseho mwinshi. Kuguruka ni urwego rw'umwuka bagiyemo rwo hejuru. Ubutayu bagiyemo ngo kuko yajyanywe mu butayu n'ibyo bigeragezo tuvuze ese yinjiramo. Uvuga ngo Yesu ahura n'ibigeragezo byinshi, itorero batangiye gutotezwa n'abami n'abayobozi b'amadini n'abayahudi. Ubwo nibwo butayu. Ariko nubwo batotezwaga ngo bari bahawe amababa abiri ikizu kinini, baragurukaga, bagendaga hejuru y'ibitotezo byose babatotezaga. Niyo mpamvu nyine bemeye gucibwa ibihanga, niyo mpamvu bemeye gutwikwa, niyo mpamvu bemeye kubambwa, kuko bari bahawe amababa abiri y'ikizu kinini. Akaba ariyo mpamvu navuga ngo Imana nyir'ijuru n'isi yadutabara muri ibi bihe, ikongera natwe ikaduha aya mababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo dutambuke mu butayu buri imbere yacu. Noneho ubutayu nayo makuba. Uti rero icya kane bamukoreraga ngo kwari ukugira ngo agaburirweyo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kwari ukugira ngo agaburirweyo iminsi 1260. Ni ibiki rero bagaburirwaga itorero rya Kristo, izi ntumwa, abahanuzi ndetse n'abandi bakristo bagiye bakizwa kugeza ubwo bifashe n'abanyamahanga. Kuko Pawulo niwe ntumwa yoherejwe mu banyamahanga, ariko Petero niwe ntumwa ya mbere yabwirije abaroma kwa Korneliyo, niwe ntumwa ya mbere yakanagiye mu banyamahanga. Bivuga ngo rero mu banyamahanga naho ubutumwa bwatangiye kugerayo. Pawulo nawe Imana imwohereza mu banyamahanga. None ni ibiki bagaburirwaga muri ibi bigeragezo bari barimo? Ubu butayu bari bagiyemo bahawe izo mbaraga. Mu bigeragezo bari barimo bicaraga biga ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo ni ibyo kurya by'umwuka bagaburirwaga. Kuko bamwe bavuye mu mazu yabo barayata bajya kuba muri ubwo buvumo, abandi bajya kuba mu mashyamba. Bati ibyo bacuruzaga, bati ibyo bakoraga, baravuga ati ubwami twarabuhishuriwe. Icyo turi kubona, aho turi kubona ntaho hahuriye n'iyi si turimo. Aho kugira ngo twemere ducuruze tubabaherwe, ariko tugomere umwami wacu, tutazagira muri uriya muteguro yaduteguriye witwa Yerusalemu nshya, turi guhishurirwa. Turemera duhari ibyacu. Noneho aho babaga bishe mu mashyamba, mu mavumo, muri ibyo bigeragezo ngo babaga bari kwiga, bari gusubira mu byanditswe, basura mu butumwa bwiza Yesu yavuze. Ageze nayo ni byagenze gutya, agiye kwa Lazaro no kubyagenze. Ku musozi w'abahiriwe yaravuze ngo ahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa, hahirwa abagwaniza ko bazaragwa isi, hahirwa b'imitima iboneye ko aribo bazabona Imana. Ngo bagakomeza kurya ibyo byanditswe, ngo bagasubira mu mateka, mu bitabo by'amategeko ya Mose. Bati dore yarahanuwe rwose, nubwo abandi batamwemera ko twebwe twarabibonye niwe wahanuwe. Bakajya mu mategeko ya Mose, bakajya mu bitabo by'abahanuzi ba Isaya, ba Yeremiya, ba Danieli, ba Ezekiyeli, bakajya mu bahanuzi batoya, bakavuga ati ni ukuri niwe niwe rwose, niwe wapfuye arazuka, niwe. Ngo kumbi bari kurya ibyo kurya bibakomeza, kavuga ngo ntabwo tuzatezuka kureka uyu mwana. Niyo mpamvu Petero warigiye ngo yabaga baramubwira ati muzehe tubwire gatoye. Petero ngo nawe yaratarapfa, ngo ati tubwire wowe, twebwe dukijijwe vuba, ntabwo tumuzi neza. Ngo Petero agahaguruka ati ku musozi ahindurirwa ubwiza bwe narabubonye, aho navuze nti turaca ingando, ubwiza bwe narabubonye. Bakabwira Yohana ati nawe dusobanurire. Yohana ati uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'Imana, uwo yahindutse umuntu. Ngo abantu bakavuza induru ati niba ari ibyo ntabwo tuzamuvaho, nidushaka ibi bigeragezo bibe byinshi. Ngo Imana ikongera ikabasuka umwuka wera. Ibyo kurya rero bagaburirwaga ni ijambo ry'Imana, nuko Imana yarakomeza kuvugana nabibakomeza. Noneho ibyo bitotezo rero baciyemo, bari bahawe amababa abiri ikizu kinini, arizo mbaraga z'umwuka wera, kuguruka n'imbaraga zo hejuru bari barimo zigenda hejuru y'ibigeragezo. Ibyo tubona ko ngo Satani icyo kiyoka bamutsindishije ibintu bigeza kuri bine. Mwumva ibintu bamutsindishije nabyo. Ibyahishwe 12 umurongo wa 11, kubera izo mbaraga bari bahawe n'ibyo kurya bagaburirwaga by'ijambo ry'Imana, ngo bamutsindishije ibintu bine. Icyambere ngo bamutsindishije amaraso y'umwana w'intama. Aha watu bate gute se? Bahoraga baharanira kwezwa n'amaraso y'umwana w'intama, ntabwo bigeze biyanduza. Uko ari gutsinda Satani yashatse kubanduza, barabati twebwe turezwa twaramumenye. Icya kabiri
ngo bamutsindishije ijambo ryo guhamya kwabo. Bari bafite guhamya Yesu imbere y'abantu, imbere y'ibikomangoma, imbere y'abize n'abatarize, imbere y'abakomeye. Ngo bamutsindishije ijambo ryo guhamya kwabo. Birababaje kubona abakristo muri iyi minsi guhamya bibananiye. Birababaje kuba uri umupasitoro, uri umukozi w'Imana, guhamya bikabikuraniye muri iyi minsi. Icya gatatu, ngo bamutsindishije kudakunda n'amagara yabo. Barabati twebwe hari ijambo yavuze, umuntu wese ushaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko uwanga ubugingo kubwanye ku butumwa bwiza azabukiza. Ibyo byo kurya ngo barabirya, babirira muri ubwo butayu, muri ibyo bigezo batereka da. Turemera guhara n'amagara yacu. Icyo ni ikindi batsindishije cya kiyoka ari cyanze kakira umwanzi na Satani. Icyanyuma ngo ntibanze no gupfa. Ibyo ni ibintu bine, ni ibintu bine batsindishije Satani. Amaraso umwana w'intama, ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda n'amagara yabo, ntibanga no gupfa. Satani ati aba bantu barananiye pe. Usomye Bayibuli cya 11 umurongo wa 33 kugeza 41 cyangwa se ku murongo wa 40, hatwereka impfu bapfuye. Ntabwo bishaka kwinjiramo, ibi tuzabigarukamo turi kwiga itoro ryitwa Simuruna. Turi kuvuga ku bami 10 barenganyije itorero icyo gihe, iki cyoka kibifashisha, tuzabigarukaho. Hanyuma rero aha turi gusobanura iby'uyu mugore, uburyo uyu mugore ari umuteguro w'Imana. Tukareba se uyu muteguro w'Imana n'uwuhe. Twabonye ko uyu muteguro ari Yerusalemu yo mu ijuru, ikabiri yaratangiye perezantwa na Isiraheli, nyuma ikabiri guperezantwa n'itorero rya Kristo. None twakomeje kureba uburyo ikiyoka n'abadayimoni arizo nyenyeri cyamanukanye cyakomeje guhiga uyu mugeni wa Kristo, ryo torero ari we mugore w'Imana, kugeza ubwo gishizeho n'ibitotezo bagitsindisha biriya bintu bine tubonye. None ahantu ngeze rero icyitonderwa, muhumve kugira ngo mbone uko noneho dutangira kwiga igice cya 13 cy'Ibyahishura. Ngo ikiyoka cyabonye ko muri Isiraheli ubu Kristo buhashize, kuko muri 70 amaze gusenya Yerusalemu, Abisiraheli batataniye ku isi yose. Ubu Kristo busa nk'ubushize muri Isiraheli. Noneho ahubwo agakiza gatagakwira mu banyamahanga, kuko za ntumwa n'ababari b'Isiraheli bose bagiye batatana ku isi, bamwe bagiye bavuga ubutumwa, abanyamahanga bakira ubutumwa bwiza. None ngo ikiyoka kibonye ko muri Isiraheli bisa nkaho birangiye, iby'uyu mugore ari we Isiraheli birangiye, umurongo wa 16 wa 15 batubwiye ko cyacira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'umugore kugira ngo amutembane, ariko isi kamutabara kasamya akanwa kayo ngikamira urwo ruzi cyo cyaciri. Urwo ruzi twabonye ko rubundi nibyo bitotezo nyine nibyo bigeragezo cyabateje abo ngabo kwasama ku isi ikabimira. Ni uburyo ubutegetsi bwo mu isi uyu munsi bwahagaritse ikintu cyitwa itotezwa ku Kristo. Isi ni ubutegetsi bwo mu isi nibwo bwasamye, kwasama nuko bahagaritse ikintu cyitwa kwicwa uzira imyemerere yawe. Nk'ubu Amerika ari cyo gihugu cya mbere gihangana n'ibyo bintu, n'Abongereza ntabwo bashaka kwemera ko umuntu azira ubukristo, buri wese afite ukwemera kwe. Uko niko kwasama ku isi. Turashimira Yesu ko n'ubisira cyasana, ariko none icyitonderwa, muraje murebe igiye kuba hariya nitutambara imbaraga karaje kagaruke, kuko itorero rya Yesu rigiye kugenda kandi rigomba kubanza guca mu muriro nanone, kandi ngo abantu bezwe batunganywe. Niko Daniel yahanuye 12, uzasoma igice cya 12 uhere ku murongo nibuza wa 8. Yaravuze ngo benshi bazezwa, bazatunganywa, bazacishwa mu ruganda, ngarika babi bazarushaho kuba babi. Nihuse rero ngo ikiyoka kimaze kubona ko uyu mugore byanze n'isi yasamye imize urwo ruzi, umurongo wa 17 tuhumvikane uwo nkurikiye uwumve neza. Haratubwira ngo ikiyoka kirakarira wa mugore. Ubwo mugore ni Isiraheli, rya torero ry'Abisiraheli ryari ryavutse, kibonye ko Kristo bashize. Noneho ngo umujinya wacyo n'uburakari bwacyo dore ahantu cyagiye kuwusohoreza. Rero ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aho ushobora kwibaza ngo ese ko umugore yahunze akajyanwa mu butayu kigacira uruzi se kasame karumira, ubwo bivuze ngo kiramubuze ntawe ugihari? Ariko gushira ku Kristo mu Bisiraheli n'ubundi batataniye ku isi yose,
ngo cyarahindukiye kivuga ngo uburakari rero ngiye kubutura urubyaro rwe. Urubyaro rwo ni uruhe rero? Urubyaro rwe ni twebwe abanyamahanga ariko bamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Twebwe turi urubyaro rw'umugore ari we Isirayeli, nibo batubyaje ubutumwa bwiza. Turi urubyaro rw'Abisirayeli mu buryo bw'umwuka kuko agakiza gakomoka mu Bisirayeli, nibo bazanye ubutumwa mu banyamahanga. Noneho icyitondero ngo Satani ubu ari gusuka uburakari bwe n'umujinya mwinshi ku rubyaro rw'umugore ari ryo torero ry'abanyamahanga. Kandi mvuga itorero ry'abanyamahanga mushyiremo n'Abisirayeli uyu munsi bakijwe nkatwe, kuko Abisirayeli bose Pawulo yavuze ko bataciweho iteka bose, yewe n'ubu ngubu baracyafite amahirwe yo kuzongera gukizwa. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 11 umurongo 25 yagaragaje ko Abisirayeli bazongera bagakizwa. Ubu hari Abisirayeli bari gukizwa umwe nk'uko natwe dukizwa. Noneho rero uyu mujinya Satani ari kudusukaho cyangwa uburakari yaba twebwe abanyamahanga no ku Bisirayeli nabo bari gukizwa nkatwe. Ubu burakari bariho. Noneho rero ubu Satani arakariye itorero rya Kristo, arakariye itorero rya Kristo muri twebwe abanyamahanga. Uburakari bwose ari kubusohoreza kuri twebwe urubyaro rw'umugore. Icyitonderwa aha hantu muwumve, Yohana maze kumva iryo yerekwa aribonye neza n'uburyo kirakariye urubyaro rw'umugore aribo kigiye gusukaho umujinya. Igice cya 13 Imana yahise imwereka strategy kigiye gukoresha, uburyo kigiye gukoresha mu gusukaho uburakari ku rubyaro rw'umugore. Uburyo yabonye kiri kwifashisha, kigiye kwifashisha, ngo ahise abona ari inyamaswa izamuka iva mu nyanja. Iyi nyamaswa ibiyigize ni nabyo bigize kiriya kiyoka. Ubu Satani yabonye ko ubukristo bwashize muri Isirayeli, yahindukiriye abanyamahanga ari rwo rubyaro rw'umugore ari we Isirayeli. Ubu umujinya wose ari kusohoka kuri twebwe. Haratubwira ngo ikirere bya 13 umurongo wa mbere tugiye kureba strategy, uburyo Satani ari gukoresha mu kurwanya urubyaro rw'umugore aribo twebwe itorero rikomoka mu banyamahanga. Ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18 niho tugiye gutangira. Ubu rero none ababwira ngo introduction dusa nkaho none tuyirangije. Ubu tugiye kwinjira ku gice cya 13, ariko ibi twabikoze kugira ngo wowe wumve inkomoko y'igice cya 13, impamvu yacyo, impamvu y'iriya nyamaswa, impamvu Imana yigaragaje nugushaka kwerekana uburyo Satani ari kwifashisha mu kurwanya itorero rya Kristo. Umujinya wose ari kuwutura itorero urubyaro rw'umugore abinyujije kuri iriya nyamaswa. Ibyesho bitashobora tutumurwa mbere atubwira ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Umva rero umurongo wa 2, cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Wumvishe ko Satani mu kurakarira urubyaro rw'umugore yifashishije inyamaswa akayiha imbaraga, ubwami n'ubutware bukomeye, kugira ngo ariyo yifashisha mu gusohoza uburakari bwe mu kurwanya urubyaro rw'umugore ari batwebwe itorero rya Kristo. None iyi nyamaswa icyitonderwa, ibintu biyigize nabyo bigize kiriya kiyoka. Kuko ikiyoka birayo bice 12 umurongo wa 3 watubwiye ngo mwijoro boneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10. None ni inyamaswa nayo baratubwiye ngo ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umurongo wa 3 baratubwira rero kije 13 kibyayishu, baratubwira ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira inyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kwirwanya? Ihabwa kanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramanga imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya,
umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 9 aravuga ngo ufite ugutwi niyumve. 10 nihagira ujyana abandi h'umunyago nawe ubwo azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiye kwicishwa inkota. aho niwo kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. iyi ni inyamaswa ya mbere Yohana abonye. agiye kubona inyamaswa kabiri no cya kiyoka kigiye kwifashisha. umurongo wa 11 aravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. noneho iyi nyamaswa izamuka iva mu butaka tubonye amahembe abiri ivuga nk'ikiyoka, hari ibintu 7 Yohana yagaragaje yo izakora. muri ibi bintu 7 nzavugamo 2 byonyine. uzagira ikibazo azakimbaza. haratubwiye ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. icyambere izakora rero ngo itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. nuvuga ngo iyi nyamaswa izategekesha ububasha bwose bw'iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 ngo mu maso yayo. icya kabiri ngo ihata isi n'abayibamo ngo baramye iriya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. iyi yaje kugira ngo ihate isi n'abayibamo kuramya iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. icya gatatu ngo kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. icya kane ngo iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere y'iyo nyamaswa. icya gatanu ngo izakora ngo ni ukubabwira kurema igishushanyo cy'iriya nyamaswa ariko baherekejwe n'inkota ikabaho. icya gatandatu izakora ngo izahabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. icya karindwi izakora aricyo gikomeye ngo izatera bose, itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'iriya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. hanyuma umurongo wa 18 Yohana asoza abwirwa ngo aho niho ubwenge buri. ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. ngiyi nyamaswa tugiye kuvugaho ya mbere. hanyuma tugiye ku ya kabiri. twababwiye ko tuziga ku bintu bigeze kuri 7 kuri iyi nyamaswa kugira ngo abantu babyumve neza. icya mbere ni iyi nyanja, iyi nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 yavagamo ariyo yahawe ubutware n'ubwami n'imbaraga n'ubushobozi na kiriya kiyoka. icya kabiri tuzasobanura noneho iyi nyamaswa avuga muri iyi nyanja, kuko inyanja tuzasobanura ku buryo buri wese ayumva. icya kabiri iyi nyamaswa avuga muri iyi nyanja yo noneho rero ishatse kuvuga iki? mu bintu tuzitaho cyane nariya mahembe 10 yayo, ubwo icyo ni icya kabiri. icya gatatu ni iriya mitwe 7 yayo, iyo ishatse kuvuga iki? nituva kuri iyi nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 tuzajya kuri iriya ya kabiri. icya mbere tuzayigaho kuki yavaga mu butaka itavaga mu nyanja yo, kuki ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama ikaba ivuga nk'ikiyoka, ubwo icyo ni icya gatanu tuziga. icya gatandatu igishushanyo iyi nyamaswa yategetse ko kiremwa, ubwo ni umurongo wa 14 ngo yategetse ko haremwa igishushanyo kimaze kuremwa ngo igihe umwuka kirahumeka ngo cyicishe abatakiramya bose. iki gishushanyo tuzakiga. igishushanyo gishatse gusobanura iki? ese ubundi uyu munsi birahari? icyanyuma tuzasorezaho ni uyu mubare 666 iyi nyamaswa iri gutera ku bantu, kuko tubonye ko izakora ibintu 7. muri ibyo bintu 7 tuzavuga ibintu 2: iki gishushanyo yaremye ikagiha umwuka, ndetse n'uyu mubare 666 iri gukoresha ushyira ku bantu mu buryo bw'ikimenyetso. tuzabivuga, tuzanagaragaza bamwe uyu mubare wagezeho. hari abantu bavuga ngo hari benshi bawufite. impamvu tugiye kwiga ibi bintu ni ukugira ngo umuntu uwo ari wese udukurikiye amenye aho igihe kigeze. niyo mpamvu twabwiye ngo aka kanya iyo tuhagaze turi kuvuga ubutumwa bwiza tuba dufite ubwoba ko turi busoze isagarutse, kandi ni ukuri tuzasoza buri wese w'umugenzi, ariko kuko abatari abagenzi ntibazabyemera. abagenzi nyabagenzi bajya mu ijuru bazahita babyuka
kuko Imana yabimbwiye hari benshi bagiye kubyuka bagiye kongera gushaka Imana kubera ubutumwa bugiye gutambuka. Tuziga kuri ibi bihe duhagazemo mureba, tuziga kuri iyi tekinoloji murimo murareba, tuziga kuri uku gusubira inyuma kw'abakristo, tuziga kuri aba bayobozi b'amadini bamaze gukunda iby'isi kurenza iby'ijuru, tuziga byinshi, tuziga kuri ubwicanyi buri kubera mu isi, tuzavuga byinshi, aho tuziga no kuri ibintu ubona abahanuzi bamaze gupfapfana benshi. Ibi byose byarahanuwe kandi muri iki gice tugiye kwiga cy'inyamaswa. Navuga nti reka nse nkusoreza aha ngaha, turangije icyo bita introduction. Tugiye gutangira kwiga strategy, uburyo iki kiyoka kiri kwifashisha. Uburyo tubonye ngo ni inyamaswa yazamutse iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7, hanyuma ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo bwami n'ubutware bukomeye. Bivuge ngo iri gukoreshwa na kiriya kiyoka, niyo mpamvu nacyo gifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ubu rero tugiye kugaragaza uburakari iki kiyoka gifite n'ubwesikoro n'ubutiriganya kiri gukoresha iyi nyamaswa. Abantu benshi ikaba yabamase kandi ikaba bakizi ngo bari mu murongo. Dukomeze twiga ubuhanuzi, dukwiye kwiga ubuhanuzi. Reka dusenga n'Imana, turagusaba kubana amaso natwe no kutazacikwa n'izi nyigisho kuri iki gice cya 13, aho tugiye gutangira kucinjiramo tukagisobanura mu buryo bwimbitse bwa nyabwo, ido nido, akantu ku kandi. Nkaba nakubaza ngo uri maso, ese warezi ko ubutegetsi bw'isi Bibiliya yahanuye ubwa nyuma aribwo buri gutegeka Yesu akagaruka? Abantu benshi bati ubwa nyuma n'ubuhe, tuzabubasobanurira muri iyi nyamaswa tugiye kwiga. Iriya mitwe 7 tuzayibereka neza uburyo Bibiliya yigaragaza, tubereke uburyo ubutegetsi bw'umwisi bwagiye busimburana n'ubwa nyuma buri gutegeka, buri gusohoza n'ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu. Isi iri kuducira amarenga, iri kudandabirana, ariko twebwe ntabyo tuzi. Dushaka akazi, dushaka amafaranga, dushaka imibereho, ariko twirinde kwiyanduza nk'abana b'Imana. Tukabwira n'abantu batarakizwa wowe wumvisha ubutumwa bwiza. Nshuti, va mu byo urimo, hinduka, kuko byanga byakunda ntawe utazapfa. Ariko se nyuma yo gupfa uzaba ugiye hehe? Hari ibyiringiro abana b'Imana bizera dufite, kandi ibyo byiringiro ntabwo bidukoze isoni. Nawe uje ugafatanya natwe muri ibi byiringiro ntiwakorwa n'isoni. Gusa iyo twavuga nuko isi igeze ku ndunduro, igeze ku iherezo. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye muri ubu butumwa bwiza bw'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, aho uri gukangura buri wese kugira ngo arusheho kwitegura kandi abantu barusheho kwakira, bakizwe, bave mu byaha, bakizwe uyu mujinya n'uburakari Satani afitiye ikiremwa muntu, cyane noneho byagira ku itorero, mugore wawe, mugeni wa Kristo. Bikaba ibindi kibabaje nuko benshi bitwa abakristo batiyizwe ngo banamenye imigambi Satani abafitiye ko ashaka kubarimbuza, kandi umujinya wose yawusutse kuri inyamaswa. Inyamaswa nayo iri gukora akazi kayo, nyamara benshi barasinziriye. Dusengeye umuntu wese wadukurikiye kugira ngo umuhe kuba maso no kwezwa. Tugutegereze kandi duhere umugisha mu byo dukora byose, hanyuma turinde kwiganyira no kwihebeshwa n'ubuzima, turinde imbaraga z'umubi zose zitugendaho. Tubyambaje twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.